Okay. Reka noneho twinjire muri filime yacu iyo bita Magadera. Ni filime mbese yakunzwe cyane hirya no hino ku isi, ubaye rwose utarayirebye waba warahombye, ariko noneho kuri iyi nshuro twaje kugufasha kuyibona. Ubwira ngo nta wundi uri kugezaho ni Papa Tigo. Waba ukoresha telefoni, ukoresha machine, laptop cyangwa se n'ubundi buryo bwose wakoreshamo kugira ngo ubashe kubona filimi zacu. Izo zose n'ahandi wazisanga atari kuri Papa Tigo Move. Gurubira ngo filimi ni nshya bisobanuye muri uyu mwaka wa 2022. Yes. Tubashimira cyane mwebwe mwagiye mukora subscribe. Reka noneho mbashyiremo akaririmbo ubundi tuze dutangira. Okay. Reka mbanze mbashyireho akaririmbo kamwe tubiri tugera ku musozo dutangira filime yacu. Kabisa nkomeze kugira ngo weho wakoze subscribe, turagushimiye kuba warabaye intwari cyane. Niyo mpamvu twateguye noneho igice cya kabiri cya Magadera. Igice cya kabiri rero cya Magadera nk'uko mumaze iminsi mukinsaba, ubu noneho nakibazaniye. Mubwira ngo akaririmbo ko ni kamwe tubiri tugera ku musozo dutangira filime. Kabisa nuko ibintu bimeze. Mbese ubu nubwira ngo nyuma y'aka karirimbo rero uri kureba hariho akandi naguteguriye, kandi ndabizi neza yuko ako karimbo naguteguriye uraza kuvuga kabisa ka karirimbo uyu mwana arateguye. Ariko noneho tutagiye kure nkomeze kugira ngo uyu ni Papa Tigo ukomeje kugezaho amajwi ndetse n'amasho. Nkomeza kuguha ikaze gukomeza kubana natwe kuva filimi itangiye ndetse kugeza irangiye. Kabisa nkumbira ngo nimba uri mushyashya rero icyo twagusaba ni ukureba aho hasi handitse subscribe mu magambo y'umutuku, ubundi weho ugakandaho kabisa. Wamara gukandaho rero ku ruhande barahita bakwereka inzogera. Niba mara kukwereka iyo nzogera uyikandeho, bahita bakwereka inzogera 3, uhita ukanda kwibanza hejuru. Aya basi ubwo ni ukuvuga ngo we uzaba wiyandikishije yuko buri filimi yose yasobanuwe na Papa Tigo mu gihe cyose amaze kuyishyiraho. Rero uzajya uhita uhabwa message muri telefone yawe, maze ubundi uhita ukandaho, ubundi uhite utangira urebe ako gafilimi. Mubwira ngo kabisa nkomeje kugusuza weho aho uherereye hose, kandi ukaba udukurikiye hano kuri YouTube channel yacu, cyangwa se udukurikiye aho ngaho nyine wagiye kuyirebera uyu munsi. Waba uri kuyirebera muri telefoni yawe, waba wagiye aho barebera agasobanuye, nkubwira kabisa ndagushukije. Ariko vuga ngo nimba ushaka filimi zasobanuwe na Papa Tigo, mubwira ngo jya kuri YouTube wandikaho agasobanuye bya Papa Tigo cyangwa se VJ Papa Tigo. Ahasigaye utangire gukurikiranire filimi zitandukanye. Ariko nkurarikira muntu wanjye, nkurarikira gukurikirana igifilimi cy'Nigeria. Igifilimi cy'Nigeria, babandi bakunda ib'Nigeria, bakunda ib'inyagana, bakunda mbese izo zose namaze kuzibategurira. Wowe gusa nimba waramaze gukora subscribe, ahasigaye nta kibazo. Hano rwose umusore we yarakomeje kwishima ngo yaramaze kubona umugore, ndetse mbese ngo ntago kumubona biba bigoranye naho ngaho aho hakurya mu gihugu cya Uganda. Ariko nyine nimba wifuza n'aka karirimbo konyine unyandikire nyine, ubyandikaho ngaho muri comment, ndaza kubibona kabisa, ndetse tukurarikira no gukora share kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kugera ku bantu benshi cyane. Mwankole bakusalire nte 20 wanimbale bagenda kunsalambalu. Nkuko ubibona kabisa ngo afite ikibuno ngicyo, afite amaso ya ariko nyine uriya rero abahanzi barategura, uzi kwicara akavuga ati kabisa iyi ndirimbo ndayishyira hanze, kandi niki
ati genda iwanyu mu bakecuru n'abasaza rwose ubabwire yuko wiboneye umuhungu ubaruta bose. Mbese nyine mubwira ngo aga filimi twakuzaniye bakita Magadera. Murabizi nabagejeho Magadera part 1, none rero ubu ngubu twagarutse na Magadera part 2. Reka noneho mumeze ngewe mutegurire asigaye nge mugezaho ibikorwa aho wibereye aho ngaho mu rugo kabisa. Mubwira ngo kabisa dukomeje kubakunda ndetse no kubasuhuza aho muherereye hose. Reka nze mugezeho ka karirimbo, ubundi turaza gukomeza filimi nyuma y'ako karirimbo. Akaririmbo rero dore nako ngako kabisa, mubwira ngo uyu muhanzi rero ni mushyashya bamwita Derek. Derek kabisa niwe wifuje kugezaho akana, ati mbega akana ikintu narebe. Mbese mubwira ngo uyu muhanzi uri kureba avuga ngo arategura, mubwira ngo akora indirimbo, areditinga, akora buri kimwe. Mbese ubundi rero ni ukuvuga ngo ushobora kuba wari uri aho ngaho iwanyu mu cyaro kandi wumva ufite impano. Mubwira ngo uyu musore uri kureba aha ngaha muri iyi ndirimbo ni umweditinzi, akora buri kimwe. Ibaze kano kanya noneho kuba arimo arakora na Papa Tigo, noneho wibaze ngo niki kizakurikiraho nyuma y'aho ngaho rero. Mubwira ngo wowe nimba gusa ushaka gukora indirimbo cyangwa se wumva ufite impano zawe ushaka kuzishyira ahagaragara, kabisa ubu noneho nakubwira ngo waduhamagara ndetse kuri nimero uri kureba aho hejuru, ahasigaye tukabasha kugufasha, cyangwa se ushaka ko tukwamamariza ibikorwa byawe kuri filimi tuzajya gusohora. Ikira mbese nyine we icyo ukora gusa nta kindi ni uguhamagara iyo nimero uri kureba aho hejuru. Iyo nimero iyo nta yindi kabisa, wowe uhamagara uvugana na Derek, ahasigaye umubwira icyo ushaka. Kandi nawe nimba wifuza izindi ndirimbo ziwe ndetse yagiye asohora, wowe ni ukujya kuri YouTube ukandikaho Derek 250, ahasigaye ugahita ubona indirimbo ziwe cyangwa se ibihangano bye. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe kugira ngo ujye umenya agashya ndetse ka buri munsi. Ubwo rero nyiravuga kabisa kuri iyi nshuro we yari yageze ku nzozi avuga ati mbega akana nakuki niki. Sinzi wowe uko wita akawe kabisa, buri kintu narebe. Ubundi iyo ushiritse rero ubwoba ntacyo utazageraho. We nimba wumva ufite impano kabisa zitandukanye zishyira ahagaragara, na cyane utwandikira aho ngaho nyine usiga ubutumwa bwawe ndetse na nimero zawe, cyangwa se utwandikire kuri nimero tuba twaguhaye, ahasigaye tubashe kugukorera umuti ndetse tubashe gutuma wazamuka kabisa. Cyangwa se nawe nimba wifuza kujya ukora ibikorwa byawe bikagera kuri YouTube, nawe ugatangira ukaba icyamamare, bahamagare kuri 0788 88 0 ahasigaye utubwire ibyo ushaka ko tukwamamariza, cyangwa se niba ushaka guhitinga. Ahasigaye mubwira ngo kabisa ibintu bimeze neza. Mubwira ngo wanadushaka kuri Facebook ndetse no ku zindi mbuga zitandukanye. Mubwira ngo uyu ni video tufatika. Mubwira ngo aka karirimbo niko kanyuma ndetse tugera ku musozo dutangira agafilimi kacu. Umusore rero uko yaramanutse yaguye mu mazi. Ese koko ubu uyu musore aracyari muzima cyangwa bimeze gute? Kurikira filime. Bameze kugira ngo iyi ni part 2 dutangiye nyine. Abarebye part 1 duherukana nyine boss atwara umukobwa, uyu musore yajya kumutabara, ibintu bigafata umusore agahita agwa hasi aho yaguye mu mazi. Rero twaraje mu bwami. Ati Maharaji
ati hari ibintu tugomba kukwereka rwose ఒక్కసారి సంభవించే అష్టగ్రహ కూటమి ati ikirere ikintu kiri kutwereka rero kiragaragaza yuko abari mu bwami hari ikibazo cyabagezeho narebe hano tugarutse mu bwami ఉల్క ఒకటి నేల రాలుతుంది యువరాణి ati nyakubahwa mwami ati hari abantu bakomeza kuba bakurwanya ati ariko maharaji mwami ati abo bantu bakurwanya ntago turamenya abaribo kuri kintu narebe hariho ubundi bwami ngo burwanya ubu bwami nanone సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి వేగుల వాళ్ళ సమాచారం ప్రకారం tugomba kuba twakora ibishoboka byose abagerageza kurwanya ubu bwami tukabarimbura natwe tukabashyira hasi ntabwo bagomba kuzabikoraho mwami kuri kintu narebe rero barakwereka rero muri pati wone hari ibintu tutabonye ariko noneho dore ibyo tutabonye nibyo by'ibyo kuri kintu narebe ese koko nibyo uriya mukobwa n'uriya musore baturutse mu bwami cyangwa bimeze gute kuri kintu narebe kuri kintu narebe ati ndetse hari udutsiko tumwe na tumwe twageragezaga kurwanya ubu bwami ati ariko nkaba mfite indwanyi y'akataraboneka kandi akaba afite imbaraga zikomeye ashobora kuzandwanirira ati kandi ngewe niyo napfa byanga byakunda agomba kuzansimbura kuri kino rebe haraka kuri kino narebe hari ingabo zazaga haraka urabareba ariko dore mwubwango kabisa izo ngabo nizo ziri kurwanya buriya bwami ati randi hatego nyakubahwa bamuhaye jomeri hari icyo yashakaga kureba yaratangiye rwose arajomera ese nibyo koko aba nibo bashaka kugaba igitero kuri ubu bwami kuri kintu narebe baritegereza neza barazuminga neza barareba mu bwami barareba umutekano umeze gute hari icyo yabonye ati ariko mana yanjye koko ati hari ahantu kwinjira ntabwo byoroshye rwose ati gute se kandi wewe ati uriya mwami mu by'ukuri biragaragara ko afite indwanyi y'akataraboneka kandi iyo ndwanyi afite iracyari ni umusore ntabwo arasaza ati tugomba kuba twakora ibishoboka byose kugira ngo dutere buriya bwami kandi natwe ubwami tuburimo kandi ntabwo batuzi ntabwo batuzi ati uwo mvugaho ntabwo mwebwe mumuzi umwami yizera rwose ati kubera yuko mu ngabo ziwe niwe musore wizerwa n'umwami ibyo akora byose ati ni umusore ndetse ugomba kuwuharanira icyubahiro cy'ibwami ati none se ubundi tubikore gute kugira ngo buriya bwami tubutere cyangwa se tuburimbure ati tugomba gukoresha abantu baturuka muri buriya bwami ati nibwo twabushyira hasi kuri kinarebe yagize umujinya rwose yagize umujinya akajomera akajugunya ku ruhande ati ngewe ibyo mbabwira mugomba kubyemera ati kubera ko gutera buriya bwami ntabwo byoroshye ati hari indwanyi y'akataraboneka ati kandi hari indwanyi bizera kuri kintu narebe ati kereka hari dukoresheje uwundi musore utumvikana n'uriya ati uwo musore azi gucanga ibyuma kuri kintu narebe ati cyerekeranye n'inkota rero azi kurwanisha inkota ati ndetse ni uwa mbere muri ubwo bwami barakwereka imyiyereko mbese umusore nawe yatangiye kwiyereka barakwereka mu bwami mbese umusore yari aho ngaho nk'uko koko yari umurinzi w'ubwo bwami barakwereka ndetse barakwereka mu bwami ubwami bari kurwanya dore dore umukobwa wazaga araherekejwe afite ba bodyguard be barakwereka rwose dore wa musore nguwa kumbe reba wa mukobwa indu nawe disi yari uwo muri ubwo bwami ibyo tutabonye mu gice cya mbere rero turabibona muri iki gice cya kabiri yafashe umwambi rwose awushyiramo neza ararengera arohereza barakwereka disi hari uwo yamenesheje amata ati niko ati yewe kuri kumenaho amata bimeze gute kandi ati mureke ati hari umuntu umenesheje amata barakwereka umukobwa disi bakakwereka n'umusore haraka dore mu bwami barakwereka disi umukobwa yakomeje gufora
arakomeza gufora ari agiye kumbe yamugeze yamufatiyeho icyuma ati niko wangezeho kabisa mbese umusore yavuga ati ngewe muraniteguye kabisa muraniteguye rwose ati kandi rwose ngomba kukurinda ngomba kukubera intwari barakwereka disi umukobwa ari umukobwa w'ibwami urebe ati nta kibazo na kimwe gishobora kuba cyatera ubwami cyangwa se ngo kize kikugereho ati ndabizi ati ndabizi ati ngewe nawe ndabizi mbese barakwereka rero umusore yatangiye kumwigisha gufora yafashe umuheto aramwereka neza igitageti amwereka igipimo aho agomba gutera biharare ku mwambi bose haraka ati yesi ya mbese nyine bakwereka ngo umusore yari afite tageti yatangiye kwigisha sasa bakiri muri ibyo ngibyo hariho icumu ryaje icumu mukuza haraka yewe haraka dore umukoze nguwo haraka baramukwereka ese uyu ninde ese niwe waba uri kurwanya ubwami ese ni muntu ki uri uraza kubimenya haraka barakwereke neza arangije yikuraho masike uyu muntu ndatekereza ko mumuzi kabisa uyu niwe bosi muri part 1 muri filime mwarebye igice cya mbere cy'iyi filime abandi barasetse ati Mitra ati rero igihe cyose ujya umenya yuko nanjye ndi umuhatari kabisa ati nanjye nari ndi kukwereka yuko ndi umuhatari indu haraka ati kandi mukuri ati ni njyewe ugomba kwizera ati kubera ko nanjye ndi intwari ndetse ikomeye cyane bakwereka rero umwami yaraje dore ise umukobwa rero ise umukobwa arashyigikiwe cyangwa se ararinzwe byo Sher Khan దండయాత్ర సన్నాహాల్లో ఉన్నాడని వర్తమానం అందింది ati mwese rero rwose ndababona ati icyo nshaka nuko mwakumvikana rwose nkuko muri mu ngabo zanjye atari ko wa musore we ni wowe ukuriye ingabo zanjye ati ndabizi mwami ati ububasha ndetse n'ubushobozi mwarabumaye umukobwa nawe araza ati papa ati rwose ari kunyigisha gufora neza ari kunyigisha gufora ati rwose mushimire na yafashe rero umukobwa baragenda sasa hano rero uwo bitigeze bishimisha na gato dore nguwo rwose byaramubabaje nkuvuga ngo iyi ni part 2 aho baturutse mu bwami kuri kino rebe nijoro umukobwa disi yari afite igishushanyo cy'umusore mu nzu ati mbega umusore disi ati ni intwari rwose ati ni intwari ati rwose ngewe iyo ndi kureba kuri iki gishushanyo ndushaho kwishima sasa barakwereka cya gisore cyaraje cyasinze kiri ku mayoga n'iki ati ariko nta burenganzira bwo kunywa hano cyamukubise urushyi niko kuri kintu ndarebe aranywa byo ni umusinzi n'iki ati rwose hari impano nari nkuzaniye rwose hari impano nari nkuzaniye ati kandi ni yawe aramuzanira impano ari kuyikura mu cyumba cy'umukobwa sasa rero ati rwose ndagira undireho kuri iyi pome rwose ati reka ariko ubundi mbanza nyikurishe ati reka mbanza nyikurishe ati rwose ugomba kuyindiraho rwose ati rwose yindireho arashaka kuyimurisha umukobwa atabishaka kurikira filimi sasa umukobwa ntabishaka agiye kuyirya hariho icyuma cyaje cyahise kishyira ku ruhande ati ati umwanjye sasa barakwereka wa musore arategura ko umusore niwe wari uhageze umusore niwe wari umutabazi w'umukobwa sasa umusore mukuza afata icyuma cye ndetse na ya pome haraka yewe ati nta bushobozi weho ufite kuri indira uyu mukobwa ni njyewe ugomba kumurinda gusa ati ni njyewe rwose ugomba kumuha ibintu akabyemera reka rero akwereka umusore kugira ngo ati ni njyewe ugomba kuyiryaho kugira mwemeze neza ubundi nawe ahita yirya ureba ati banze ryose nawe mbanze nkwewe njyewe ntago nayirya ibyo wari yose ati rata sheri nyihera rata nyihera ati niko ati reka mwereke ko ngiye n'uyu musore ari we sheri wanjye igikobwa cyarayifekenye sasa bosi
yagize umujinya nuko yagiye yagiye atumva atabona నేనేదైనా ati కావాలి hari umukino rwose tugomba kugiramo wa musore we ureka gukomeza kwigira umwami cyane ati subira inyuma sha ati subira inyuma ati ndakuzi ati subira inyuma ati hari aho tugomba kuba twabikorera ati caho yamucishije cishwa Jabez Boss rero ibyo yabonye uwo munsi ntabwo rwose hari yari yarigeze abibona kuri kino rebe bavuga ngo iyi ni part 2 ya Magadera barakwereka disi umukobwa yasigaye yirira kapome barakwereka ubwami bwose uko bumeze mbese cyangwa se uyite amatware y'umwami kuri kino rebe ati twese tugomba kuba twaterana hano mu matware y'umwami ati dore indwanyi yacu y'akataraboneka ati yaje dore wa musore bya bindi mwabonye muri part 1 dore ngibyo umusore rwose yari w'ubwami barakwereka mbese nyine yari intwari filimi iracyakomeza kabisa kugira ngo iratangiye inakomeza wowe nawe ni muri hanze kanyarukiremo kabisa wambonye ariko bakwereke rero bose bakomeje kabisa gufana barafana umusore mbese nyine kuri kino rebe rero kiriya cyaraje n'icumu kirareba bara bose bari kuvuga uriya musore gusa sha మీలో ఎవరు గెలుస్తారో చూడాలని ati musore ati ibintu byose ngewe ngenda nkubonaho ugenda ukora unyereka ati byose ndagushima akwereka ikibonana kimwe bashoboye ati nyakubahwa ati reka noneho hajyaho amarushanwa ubundi ubanze umenye neza ninde utegura muragira muhangane gute arangije yafashe agatambaro k'umukobwa kuri kirebe sasa umusore mu gufata ati mureke wana ati mureke turebe icyo ashaka gukora kabisa urumva ariko banza undebe ati rero mwami ataka akitero nakuye umukobwa ప్రమాదం ఎదురైతే కళ్ళు మూసుకొని ఒళ్ళు కప్పుకున్నారు తప్ప ati ngiye kugashyira kuri ibicumu ryanjye ubundi nkohereza ahantu ahasigaye nitwatangira turekure amafarashi noneho turebe ninde uri bukagarure hano mu bwami ati kubera ko umuntu uri bukagarure niwe uri buze gutsindira umukobwa rero barakwereka kiriya gisore cyakomeje kugenda kiriyemera యువరానికి కాబోయే వరుడు కోసం జరగాలి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించే ati ibi byose njyewe nagiraga tubyumvikaneho ndetse n'umwami abyemera azangiye afata icumu hari aho yaritungitse ku mafarashi sasa iyi farashi zaratangiye zirirukanka ni ukuvuga rero ngo ziriya farashi bagomba kuzikurikira bakagarura uriya mwitero mbese nyine uhita ubyumva neza ngo umuntu uri bugarure kariya gatambaro niwe uri butsindire umukobwa లేదా kurikira urebe umwana ari aho ngaho afite ubwoba aribaza umukobwa wanjye koko ubu iki gisore ntabwo kigiye kumutwara ntabishaka ko umukobwa ari aho sasa gukoreka umukobwa ati ngewe nditeguye kabisa nditeguye mu bikore umukobwa yarahagurutse ati uwo mukino ahubwo ngenda wemeye ati kubera yuko urakuraho akavuyo n'akaduruvayi ati sawa ati nibyo utekereje neza yemuko ati utekereje neza ati nanjye mbanze nkwereke yuko nkaze mbanze nkwereke ko ndi umatari ndetse n'abandi barebereho ati turafata amafarashi ati ntabwo tubugende n'amaguru ati ahasigaye uri bukagarure hano rero uri bukagarure hano ati uwo niwe bosi sasa cya bosi cyahise cyambara mazi sasa bakwereka barazuriye baratangira bakurikira izindi farashi bakwereka batangiye gushyiraho amarangi kugira ngo uri buze kurenga uyu murongo uwo niwe uraba ubaye uwa mbere mbese ntabwo ibyo babyitayeho ugomba gutsinda niwo nguwo ugomba kumutwara kabisa ati reka mbanze ndebe iriya ntwari yacu ko ariyo iri bubikore ati ariko ndabizi ko nawe uyizeye
umwami yaravuze ati ngewe rero icyo nifuza, ati nifuza uriya musore rwose. Barakwereka rwose abandi bakomeje mu masiganwa kuri kintu nabe. Sasa umusore mudisi barakwereka yaguye muri ambusi, cyari cyamupangiye ikigabo we. Sasa bari bamupangiye kuri kintu rebe ngo bamunanize kugira ngo aricyo kigarura kariya kitere. Sasa bakwereka bakomeje kurwana bose, bakomeje guhangana, bari mbese kwereka ngo n'umusore ntabwo yari yoroshye, yagendaga afite ibyuma byinshi. Haraka barakwereka mbese bakomeje gusiganwa cyangwa se bakomeje amarushanwa. Mbese bakubwira ngo iyi ni part 2 ya Magadera. Barakwereka ifarashi zakomeje kwirukako. Mbese bakwereka ngo aho bageze noneho ni mu butayu, bakomeje kugenda bamunaniza, ariko uwo musore nawe araka yarazi kwirwanaho. Sasa ruhongo nuko yasigaye araka. Sasa mbese barakwereka ifarashi nazo ngira ngo ari tazibizi ko ari amarushanwa. Ariko nyine mubwira ngo amafarashi yo mu bwami buriya abaza ubwenge kuko barayabwira akumva. Ngaba rwose barasiganwa, ngaba rwose ndindura wa mbere. Mbese barakwereka amarushanwa aratangiye yara. Yesu barakwereka mbese amafarashi barimo barayasatira. Harakaba kugira ngo mbese umuntu uri bufata agatambara akagasubizayo, uwo niwe muntu uraba utsindiye umukobwa cyangwa se niwe uraba umuhanguye. Sasa barakwereka umusore yari yitonze neza, arahaguruka aragara araka, bose basimbukiye cyane. Sasa batangiye kurwanira icumu ririho umwitero. Sasa mu kukwereka neza umusore ati ndaga afite we itonde. Sasa barakwereka hariho uwarekuye umwambi. Sasa mu kurekura umwambi araka. Sasa barakwereka hari waguye mu mucanga, amaze kugwa mu mucanga, kumbe isi uyu mucanga warakomezaga ugatwara muntu, ntabwo iyo wakozemo wagaruka. Sasa yaragiye umusore yarakase neza, ifarashi zijya kujya mu ikigare cyahise kijya muri wa mucanga. Kandi murabizi neza disi uwo mucanga nuko nk'uko ikiguyemo kira umucanga uhita ukimira. Sasa umusore mu kureba, sasa yatangiye kuvamo ariko ukuntu yatabara izi farashi. Sasa yahagaze ku ruhande arazikurura, ariko abona biranze, atangira gufata, atangira rwose kwirwanaho, mu kujya gushyira gufata icyuma. Bosi yafashe agatambati, umva rero mubwira wa musore we ati ndabizi uburyo kikundamo ifarashi, ndabizi. Nimba rero ushaka ko ifarashi zikira, ndekurira agatambaro ngewe nikomereze kabisa, ndekurira. Sasa barakwereke umusore mu kureba urukundo yari afitiye disi izi farashi, yahisemo kukarekura bambi. Yarakarekuye, ni ukuvuga mbese nyine ngo n'icyaramuka kimutanzeho shaka, ubwo umukobwa kiraba kimutwaye kuri kimirebe. Sasa we yakomeje kwirwanaho nk'umugabo, yakomeje kugenda aca imigozi ngo ifarashi zitagwayo. Sasa mu kujya gutya agiye kuvamo cyaragaritse kimukubita umugeri. Sasa barakwereka ko yakamanutse mu mucanga, yahise atangira kwifata kuri cya kigare, kandi ikigare nacyo kirimo kiramanuka. Sasa mbese bakwereke kirangije cyo gifata ifarashi, bakwereke cyarigende, cyamusize aho ngaho, cyamusize mu bibazo. Wibuke kirashaka kugaragara nk'intwari muri buriya bwami. Sasa bakwereka ifarashi y'umusore yarebye gutya ihita ihagera haraka. Ifarashi ye wibuke yahise yagera, irareba neza, irazenguruka, yishaka. Sasa barakwereka atangiye gufata umugozi. Urebe bw'ifarashi z'ubwenge, yatangiye kuyamagara ati nditeguye kabisa, ati ndaje mubwira uhite wohereza. Sasa bakwereke yateye imibare ifarashi, irangije ipima neza umugozi, maze witegereze neza kugira ngo umenye ngo birakaze. Ati ohereza, atohereza. N'umusore nawe yasimbutse, bagiraga imbaraga rwose, yohereje umugozi. Sasa mu kujya gutya araka yahise awisama kuri kintu narebe harako basi. Yes. Sasa yatangiye kumukura rwose, yatangiye kumukiza urupfu. Araka yaramukuriye rero. Sasa mbese nyine bakubwira ngo ifarashi zabo bari bafite imbaraga rwose. Wibuke uyu musore nawe ni ubwami, ndetse bivuzwe ngo n'ibyaho byose bizubwa amati rwose. Urakoze atari ko kuba untabaye rwose, mfasha no kuri kiriya kigabo. Yatangiye kwitabaza ifarashi rwose, mfasha n'uriya mugabo kabisa.
sasa ifarasi yakoze imyereko irangije iratangira barakwereka yaratangiye byo araka nawe yatangiye kuza rwose yatangiye kwiza kurikira unarebe mbese avuga ngo ikigabo cyongera nk'aho ari kigeze kure ariko avuga ngo ifarashi nayo kashize ingahe uragira ngo ntibamufashe bakwereke rero ngo ifarashi y'umusore kabisa yarizi kwihuta sasa tugaruke ntugire ikibazo kuri ibyo ntugire ikibazo sasa uyu nguyu arahanga mu kureba hari icyo yabonye atangiye aza gutanga urugamba ati yemwe ati barimo baraza kabisa barimo baraza mwitegure nagavuze umwe ubwo ni ukuvuga ngo ni babiri barabona kubera ko abonye amafarashi ari kuza ahanganye sasa bakwereke koko bari baje sasa batangiye kuva mu nzira babahaye umuhanda ngo banyureho bakwereke disi igikobwa cya gisore disi adakunda nicyo gifite akitero sasa mu kureba neza bandikiye ati wapi kabisa ati ndabizi yuko umusore ari wa icyiza aragifite reka turebereho filime sasa bakomeje gusiganwa sasa umusore mu kureba ku ruhande arangije arasimbuka aragisimbukira rwose sasa arangije yafashe agatambaro igisore yes abantu bose barishimye kabisa ya zaka ugira ngo rwose umusore ntagiye kuba uwa mbere sasa yaragikuruye rwose kiri hasi arangije rekora yakamukuyeho rwose sasa rero umusore arangije yabaye uwa mbere sasa ikindi ntabwo kigeze kirenga na wa murongo disi abantu bose bahise bavayo disi bose bakundaga uriya musore ati urabibona se aragutsindiye nk'uko wabivugaga pe aragutsindiye sasa igikobwa disi cyarishimye sasa bakikwereke cyagize umujinya kireba umukobwa cyarebye umukobwa n'umukobwa arakireba batagiye kumutera ifu ati we ativamo ati sohoka ugende ati ntabwo sasa umukobwa yamutungitsemo urutoki ati we nuko umukobwa yaramwirukanye wibuka umukobwa afite ijambo shaho yaramwirukanye dore disi n'abari bamukurikiye nuko nguko bivumbuye ku bwami sasa umukobwa yarebye umuhungu bambi sasa rero murabizi nyine rero iby'abahinde indirimbo ziratangira barakwereka hari ibyaje bitabikuraho abantu bose barabura hasigara umusore n'umukobwa gusa mbese asigaye bajye mu rukundo bajye mu rukundo mbese bagiraga imbaraga kuri kino rebe mbese bakubwira ngo uyu ni Papa Tigo uri kukugezaho aka gafilimi part 2 ya Magadera mubwira ngo abarebye part 1 none uyu munsi twaje muri part 2 kurikira ati nibyo rwose umukobwa zose yatangiye kujya munezero n'umusore umukobwa rwose yakomeje kuririmba ati mbwira rwose nimba uzakomeza uri intwari yanjye umusore arangije afata umuheto ateka mbikwereke arangije rwose hari aho yarashe arakakaburamo igikobwa kirema wewe batuzi kunyishe ati humura ariko ati ndagufite naze mbese akwereka ngo indirimbo zakomeje kujya kure mbese ngo abarebye part 1 ndagira ngo mwibutse duherukana rwose bosi atwaye umukobwa ese ubundi bosi yatwaye umukobwa he ntugire ikibazo gusa uraza kubibona nkubwira ngo agafilimi Papa Tigo yafashemo nta mayobera kabisa nta mayobera nkubwira ngo nimba ushaka kwiga ikigande mu kinyarwanda igiswahili ukakiga mu kinyarwanda icyongereza ukakiga mu kinyarwanda ndetse n'izindi ndimi mbese nyine ariko byibanze kumenya indimi zikorera muri Uganda wowe jya kuri YouTube wandikaho twige ikigande mu kinyarwanda
cyangwa se kwiga ikigande mu kinyarwanda ahasigaye uzahita uhagera kabisa. Mbese waba uzahita uhagera kuri studio 4 TV ahasigaye utangire wige cyangwa se nawe uzabibona. Kabisa ushobora gutangira ukiga, ushobora kabisa, ariko ngo mu gihe wageze ugomba gukora kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ayandi masomo, cyangwa se nawe niba uri kureba kano gafilimi kandi aho wanditse subscribe, cyangwa se nyine unyandikire kuri 07880880 kabisa, twandikire kuri WhatsApp ubundi uhite tugusubiza. Ariko kano kanya aka kanya rwose utamamagara twakondi mu kazi. Sasa mbese dore ukana umusore ava mu ndege akagwa mu mazi, ese ubundi umusore yaba ari he? Aracyari muri ya mazi, ese byagenze gute? Vuga ngo iyo yese ngewe nabiguteguriye. Barakwereka rwose yari afite imbaraga kabisa. Kabisa ubundi ngewe nkomeza kuvuga ngo noneho nimba ushaka no kumenya filimi zisobanuye mu kigande kabisa, kandi Papa Tigo ariwe wazisobanuye, wewe gusa unyandikire kuri iyo nimero umaze kumva aho ngaho, asige nkwereke uko wazajya uzibona. Kabisa nimba rwose ukunda filimi zisobanuye mu kigande kabisa, numva ngo izo zose ndazifite. Kandi ikindi ngo nimba ushaka kujya ureba ibinageria, ibinagana ndetse n'izindi, ndetse na filimi z'igiswahili zisobanuye, numva ngo kabisa wowe nimba warakoze subscribe humura. Ariko nyumva ngo nyandikira, utanga comment, ukora share. Yes kora ikintu narebe, cyangwa se nkomeza kuvuga ngo nimba rwose wari ufite indirimbo ariko ukaba warabuze ahantu ho wazisohorera, kabisa nkubwira ngo Derek yagufasha kugukorera izo ndirimbo zawe ubundi zikajya ahagaragara. Nkubwira ngo nimba wumva rero ushaka gukoresha izo ndirimbo cyangwa ushaka kwamamaza, duhamagara. Mbese igikorwa cyose wifuza ko cyajya kinyura muri filimi zacu cyangwa se ukamamara, wowe tubwire. Sasa bakwereke rero abantu batangiye kugaruka, abantu baragarutse. Mbese nyine abantu ako kanya ati yes ati muraba kabisa, ati rwose muri intwari. Ati mwami ubu noneho ijambo ni iryawe, gira icyo uvuga. Ati ngewe rero icyo navuga, ati uyu musore rwose n'ubundi ni intwari nk'uko abigaragaje mubonye. Ati rero isezerano wari wasezeranije abantu, ati ngaho rwose risohoze. Risohoze, ubundi kwiga umuhigo ntuyigure ngo birutwa no kutawiga. నాకు వైద్యం కనిపిస్తోంది. Ati rwose ati uyu ni umusore ugaragaje ubutwari rwose bw'akataraboneka. Filimi iracyakomeza. 30 ఏళ్ల నుంచి ఎవరు బ్రతకలేదు. Ati ndetse hari imigenzo nshaka ko bajyamo mu minsi iri imbere kugira ngo abone kugumana n'umukobwa wanjye. Mbese nyine umwami rero azi ubwenge cyane. Ati kuba rero umukobwa wanjye ngomba kumumuha, ati kandi hari imyaka batagomba kurenza, ati bagomba kujya mu migenzo kugira ngo ndetse abashe kuzagumana n'umukobwa wanjye. Ibwami rero bari bafite rwose, bari bafite imana zabo, ndetse bari bafite n'imyaka batagomba kurenza, keretse iyo bagukoreragaho imigenzo kugira nyine ngo imyaka ikomeze kwiyongera mu mazi, ikomeze kujya imbere. Nikoso na ప్రాణాలను అర్పిస్తాను. Ati rwose ngewe ikiri bumbwire ndacyemera mwami. Ati ngewe ntabwo nshobora kukwima icyo watsindiye ngo ngwiki. Ati ntabwo nakwima rwose, ati ntabwo nakwima ibintu byawe. Sasa bakareke, ati ngewe nirwo nshaka rwose. Sasa hari icyo yamuhaye iki rero, kora ikintu arebeye, mbese yamuhaye ikaze. Ati rwose musore, ati ngwino pe, ati kamuhe. Sasa rwose irabera yamuhaye akitero ke, ati rwose sasa umukobwa disi n'umusore bose bari bakwiye kubana. Abakurikiye part 1 kugira ngo murabizi,
ati ibyo nyakubahwa rwose avuze byose ndabyemeye nta mpinduka n'imwe ibayemo nimba impinduka ari nze rero numbaze ati byose kano kanya rwose turabishoje ati turabimaze rwose ni uko nguko atanga icyubahiro ati turagushyigikiye yewe mukobwa bakwereka disi umukobwa yaje ku gishushanyo cy'umusore atangira kugenda aragikwata aragifatafata ntugire ikibazo విహారయాత్రకి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి sasa bakwereke ati ngewe ndeka rwose atari icyo ndi kumva we yarikanze atari rwose buri kanya niko uhora wumva hari atari hano rwose yatangiye kumushaka ati ni ukuri kw'Imana atari hano rwose atari yewe ati rwose mbamushaka buri kanya ati yewe ntawe uri hano ariko ati kandi ngewe ndi kumuhumurirwa mbese nyine ubundi rero yabaye nk'aba bagore bafite inda nibo bamwe usanga barararikiye abagabo babo ugasanga arahumurirwa ikintu uyu nawe rero yahumurirwaga umusore ati yego mwana ati none rero ejo bundi waravuze ngo hari imigenzo bagomba kujyamo ati none ni bande bagomba kumuherekeza ati umukobwa wawe n'umusore rero bagomba kuba bagenda bidatinze ubundi aho hantu ni hehe bagomba kujya gukorera imigenzo barashimiye batanze icyubahiro babyumvikanyeho agomba koherezwa ati mwami Maharaja bazamubwira ati ugiye kuba wagendana n'umukobwa wanjye reba agakobwa kishimye mbese nyine ni nk'umukobwa witeguye kuzashyingirwa ejo aba yumva n'ibyo ari kurya yumva bitari kumanuka n'iki mbese barakwereka disi umukobwa agendaga yitegereza umusore baraherekejwe sasa bakwereka batangiye kwerekeza mu misozi kandi wibuke muri part 1 dutangira filimi twatangiye twumva imirwano mbese nyine umukobwa avirirana amaraso bakwerekwa umusore yatewe imyambi myinshi cyane ngira ngo ahari niho hano ntabwo twigeze tureba ese iyo mirwano iraza kugaragaramo cyangwa biraza kugenda gute buri kintu narebewe ntucikwe kabisa ngo agafilimi karacyakomeza kuri kino rebe hano rero baje nkubwira ngo baje mu migenzo rwose ubakoresha imigenzo nawe rero hari icyo atangiye kubabwira ati rwose rero kuba muje hano rero hano hakuno ni wowe mugomba gukorera imigenzo ati imigenzo rwose iturutse kwa nyakubahwa umwami ugomba kubikora sasa ngira ngo hari yatangiye gutera intambwe umusore ati yewe sasa rero bakareka ati wapi njye ntabwo mbyemera ati hari ibintu rwose ugomba kubanza kuba wakora mbere y'uko ubikora ati banze hari ibintu ugomba kubanza wakora ngewe rwose hari ibyo nshaka kubanza kureba ubundi nkanasobanukirwa banza ubikore sasa umusore yafashe imirishyo mwiteguye ati turiteguye sasa umusore atangiye kuvuza ingoma kurikira urebe ingoma z'imigenzo ariko atajyana za zindi z'iwanyu mu nsengero zitaratera imbere aho ngaho cyangwa za zindi za kera hano ni ingoma z'imigenzo bakuvuga ngo iyi ni kabiri ya Magadera igice cya mbere twarakibonye ubu rero twaje mu gice cya kabiri sasa umukobwa nawe hari ibyo yatangiye kunaga hari ibyo yatangiye guterera arohereza bakwereka mbese ni amarangi yaratangiye gutera hariya afata amarangi y'ibyiciro agenda sasa rwose umukobwa nawe ati kabisa agomba mbese ameze nk'umukobwa warambiwe kuva iwabo ashaka kujya gushaka umugabo nawe rero ibyo ari gukora rwose ari kubikora byitayeho sasa umukobwa yaraje arangije araza ajya ku musore afata icyuma amaze kugifata yishyira mu ntoki ahita yikeba aribaga mbese
amaze kwibaga barakwereka yaraje afata hano hakuno ho yamenaga amarangi amaze kuhafata haraka yatangiye kwandikishaho ibiganza bye ngira ngo hari ni indahiro ari kurahira ati ndabyemeye rwose ati buzare bukureba uzi ko cyamfiriye uzi ko cyamfiriye కర్తవ్యానికి తల వంచి ati rwose ngewe ibi byose uri kureba ndi gukora ati ndagukunda ni ukuri kwima ati ndagukunda mbese nyine ari kumusezeranya ariko sinibaza nimba uri umukobwa cyangwa uri umugore ukaba udasezeranya umugabo wawe kandi umugabo wawe agusezeranya mu gihe bakiraho rero hari icyaje kimaze kuza gicaho barakireba sasa barakwereka rwose cyaraje barakireba bose kiri kwaka umuriro sasa bimukuza neza haraka barakwereka ko cyakuze sasa bakwereka wari uri kubakoresha imigenzo hari icyo yikanze ati niko ati ibyo ni biki sasa rero hari uwaze ku ifarashi irangije isubirayo baramufata barabati yewe ati ni biki we ati ni biki ati tubwire kabisa tubwire ati ubwami bwose bwafashwe ati bwatewe ati abantu barindaga umwami ati bicwe barakwereka rero ibyo yababwiraga muri ibyo dore kumve cya kigabo nicyo kirukanywe none cyaje kubarimbura sasa imirwano yarabaye rero ati turashaka maraki turashaka umwami umwami yarababwira ati ibyo ukoze bigomba kukuzanira ingaruka ati ibyo ntibindeba sasa yakweka yaramunyunduje ku mutwe sasa yakwereka ati rwose wabikoze wa undi mwahataniraga umukobwa sasa barakwereka igitero cyaraje utagira ngo ni umwe bafite imiheto bafite imyambi rwose baje ahandi rwose umusore baje gukorera imigenzo buri kintu urarebe bakubwira ngo pati wani hari imirwano yabaye ngira ngo warabirebye niba utarayirebye uyireba hasi iriho sasa ati mwohereze sasa batangiye kohereza imvura y'imyambi dore imvura y'imyambi rwose batangiye kohereza sasa batangiye kwirinda abandi batangira gupfa buri kintu urebe abatwa rwose bo bakomeje gupfa dore imyambi rwose imvura y'imyambi haraka sasa barakwereka rwose imyambi yakomeje kubagwa nabi sasa bakwereke hari uwakomeje kwigira imbere reka turebe filimi sasa abarwanya ubwami nibo bari gukora ibyo ATCDC sasa bakwereka wa buryo bakoreshaga n'imigenzo ne bamushyizemo umwambi sasa bakwereka icyazaga cy'amahembe yewe sasa bakwereka neza yaraje nuko nguko agenda sasa rero arangije arekura icumu sasa witegereze neza yohereje icumu sasa umusore mu kwitegereza neza hari uwo yashyizemo sasa kino ntabwo cyatera icumu cyangwa ngo gifate sasa itegereze ati yewe ati wambonye se ati wambonye ati icyo nshaka ati ndashaka uwo mukobwa sasa uwo bwego igihe reba umukobwa ukuntu yamurebye bakwereka sasa ati ariko mana yanjye koko ati izi ntambara rwose ziraza kurangira gute koko sasa bakwereka ibintu biracyakomeza kujya mbere ati se k'ingabo ari nkeya ati umusore aza kugenda sasa akwereke ati wa musore we ibyiza ngewe ndi kubona ati shyire mu maboko yacu aho kugira ngo bakwice kandi urabizi ko ngukunda ati urabizi ko ngukunda ati wabwana ati ngewe ndarwana ati kugeza ku munota wa nyuma ati kubera yuko uyu mukobwa ntabwo ngomba kuba namubaha ati nuko avuze ati uriya musore akomeje umutima ati yewe ati nimba wumva witeguye ati turaje duhangane ati nimba uri burwane kugeza ku munota wa nyuma rero ati urabizi ariko uraza gutsindwa ati umukobwa ati n'ubundi turamutwara ati ibyo muri kwibeshya wana muri kwibeshya ati mwaba muri benshi cyangwa ngewe mfite abantu bake ati ntabwo mwakira hasi ati ngewe aka gatoki kanjye uri kureba hano ati ngiye kukabanyuzamo ati yemwe ati mwitegure
ati ubwami uri kurwana ubundi ko bwashyizwe hasi uri kurwana ni sasa rero uri kuvuga ngo ubwami bwari bwacitsemo ibico bwari bwavuyemo ibice bibiri rwose sasa bakwereka ingabo za mbere zaraje sasa baramwereka barikaragaza rwose bafite ibikoresho bitandukanye reka nkwereke rero aje ubwami bw'abamotsi nabwo bwari bwajemo nkubwira ngo abo bagabo uri kureba bari kumokaguza babita ubwami bw'abamotsi wowe ukurikire filimi nzayikwereka nayo ubwami bw'abamotsi abo ngabo baza muri Bahubali wibuke nayo niyo ni kugutegurira ejo turayikurikizaho utabyumva ejo ariko ngo ku cyumweru kabisa kabisa waba wakora subscribe ubundi uvuga ngo ubundi ukomeze kabisa uvuga ngo iyo nayo izakugeraho ku cyumweru kabisa kandi nawe yicaye hejuru y'ifarashi mbega aturabona koko uri bugere kuki sasa yisize amaraso ku gahanga arangije araza baca hasi yabaciye hasi bagere yarabubikire batangiriye hasi yarabakataguye yewe sasa bakwereke ngo nawe ubwo yari afite ubwenge dore arabirenza yewe ngo yamusatuye agahanga ati mbega umusore cyatangiye kumushyigikira sasa bakwereke buru wakubise aramanuke kuriya bakomeje guhana rwose bakomeje guhangana dore rwose bakomeje kwereka intambara iracyajya mbere sasa yakomeje kwirwanaho rwose ni umwe kuri benshi ati uyu musore muramubona cyatangiye kumwemera ati muramubona ariko kandi wibuke nawe yababwiye ati ndarwana kugeza ku munota wa nyuma wo gusa kandi hasi yanditse subscribe kugira ngo tuzakugezeho na Bahubali ubashe kumenya ngo buriya bwami bw'abamotsi bwo bukora gute kabisa mubwaho nimba ushaka kureba ibi Nigeria ibinagana bishyashya kandi izo twateguriye disi izo tujya tubereka ati murabureba we ati murabureba ati ararenze we atararenze we uriya ni bosi wawe sasa barakwereka disi umusore yakomeje gukora akazi n'indwanya kataraboneka ku nkota ku macumu mbese ibintu byose arashoboye ku myambi ya mbese ati yewe ati rwose arabaga mbese arabaga kabisa barakwereka ikigirwamana cyabo cyararebaga yababwiye ati ndarwana kugeza ku munota wa nyuma araka mbega yewe bakomeje guhana inkoyo sasa bakwereke umusore kabisa barakwereka yari afite imbaraga warahi ibyo n'ibikimbongera mbese arabereka ngo arimo abantu bane ubwe arimo ararwana ariko ari kurwanisha imbaraga z'abantu bane sasa yohereje 10 ubona ukamutse uzi ko abamaze cyakomeje kwikanga mu mbega umusore sasa urugamba rwo ruracyakomeza jya ku muntu rwose jya ku muntu uri kugenda abegera imbaga y'abantu yakomeje kwishyira hasi mbese nushaka uhita ubona yuko ari kwerekeza ku mwambi sasa hari uwakoraga umwambi harakaba bohereje umwambi disi waramwishe umukobwa arikanga sasa bamwongeye n'uwa kabiri bambi disi ibyo byose baracyamunaniza ngo barashaka ko disi bamukuraho umukobwa ibaze nyine kumukuraho umukobwa araba avuye ku cyubahiro cyangwa se arahita ashyigikirwa kuri kino rebe sasa bakwereke muri part 1 wibuke n'ubundi kiriya kibosi cyaramukoye arangiye part 10 araryohereza neza sasa abantu babiri baragiye gufata umukobwa sasa rero baje bamukungira amafeni uriya musore nyirangari afite n'imbaraga z'abadayimoni sasa mu kujya gutemaruna arangije afata arangije mbese arabacabiranya sasa wari kuri tegetini ukamucisheho indwanya kataraboneka
ati yewe yatangiye sasa yatangiye kurwana nk'umuntu wananiwe umukobwa areba yatangiye disi kurwana arwanisha imbaraga yari asigaranye yatangiye kubaga byo bambi kurikina arebe arakora ibishoboka byose kugira ngo disi arebe yuko yakomeza akarinda umukobwa sasa mbese bawe nimba uri intwari uzaguma uri intwari sasa nawe rwose aracyarinda icyubahiro ati ibi ntibitangaza pe ati amaguru arayatema rwose arayakuraho nta mikino rwose ibifara byarura we sasa rwose bakwereke byo nuko kujya ati we cishwaho ararwana ku munota wa nyuma niko yababwiye sasa bakwereke disi uyu musore w'intwanyi yakoze uko ashoboye bano barareba birarenze disi birarenze hariho uwatangiye kuroba disi umukobwa arareba rwose umusore yakoze ibishoboka byose reba imbaga y'abantu amaze kwararika ariko yamaze kuruha ati bana mumufatirane yarushye baraza mukuza neza arangije arahaguruka uwa mbere uwa kabiri nukamunyusheho sasa n'undi nawe nukamuzingiye mu maguru cishwaho arangije araza wewe uri intwari birarenze rwose ndi kureba yewe bose hariho uwari utagiye kumushyigikira atangira kumva disi itameze neza bakwereka disi umukobwa nawe ari aho ngaho arareba sasa hariho abandi baje rero abari barinze umwami batangiye kuza barabona umusore yarushye kije cyafashe umuhoro rwose cyafashe ikijyambi yamukuza gukata yarishunge arangije barumwe twaraka we nuko umutwe yakuyeho agwa kwa shebuja Chala Sherkan ariko shikari njemba navugiye ntago mwumva mumfukamire wana ati yewana ati ngo kabisa ati tuza kabisa ati uri intwari pe uri intwari ati rwose ugaragaje ubutwari bwawe ibyo bakuvugaga ndetse ntabwo bimwe twabyemeraga ariko kano kanya turabibonye ati ariko disi aya maraso uvuye ati rwose biragaragaza ko ugomba gusimbura umwami yibaze nawe ari kuva amaraso agomba gusimbura umwami ati nta muntu n'umwe ushobora guhangana n'uyu musore ati ngewe ndakumamiye ati mwese mumwunamire baramwunamiye rwose baramwunamiye sasa bakwereka rwose agomba kuba intwari agomba kubayobora sasa barakwereka ati korana mu ntoki pe korana sasa atarakoramo ari cyamushotse umugeri we ndakwiyamisha agiye kumusharaho umutwe atumva shaho utibeshya wawe ati ngewe uyu muntu abizi ko tutumvikana ati ntabwo rero ngewe agomba kumbana ntabwo agomba kumubanaho nuko bimeze se kiraseka sasa kwereka umusore yatangiye kwiyendayanda sasa uyu nawe yafashe inkota arangije arayivuna kubera umujinya rwose nuko yakitaye ku ruhande ikindi kiraseka yewe weho ndakumara nta mbaraga ufite sasa batangiye guhangana wibuke nta mbaraga afite yatangiye kumubaga yamwatse inkota niko kango kubitire mu mbaga y'abantu amukubitire mu mbaga y'abantu ubundi se kari imirambo aramukubitire mu mbaga y'abantu yatangiye guhangana rwose yatangiye guhangana we umusore yarabuze ngo ararwana kugeza ku munota wa nyuma yewe sheri utagira ishyuha kabisa ati mureke rwose mureke uwo ntabwo agukwiriye urabona ngiye kumumarira imbere yawe sasa cyakomeje kwataka batangiye kwihanganira yewe sasa cyakomeje kwataka rye rwose arataka ariko bakwereka rwose arangije umusore yafashe akambi nuko yamutungitse yamwinjije icyuma rwose amaze kumwinjije icyuma aramaye arayisha kabisa
uranyije ariko nari imbabazi ugira koko ntabwo ngiye mbyemera arangije atera kambi yamuteye icyuma disi cya bosibosi cyateye icyuma umukobwa yahise agira intege nke sasa umusore arangije nuko yagishinguje amarangi afata inkota arangije ashyira mu mutwe amukuraho umutwe yewe nuko yamukuyeho rwose ikimasike utagira ngo utibeshya ngo amukuyeho umutwe yamukuyeho ikimasike nuko abakoretse muri ruranti nyine amukuyeho umutwe mu ncamake abagaragaza ngo uyu musore aba agomba guhangura cyangwa se aba agomba gutsinda ati ni ukuri pe ati ngwino unyegere ati kubera ko ndi kumva rwose ngeze mu marembera sasa bakwereka disi n'umusore nawe nta mbaraga agifite bakubwira ngo pati wani nahangaha itangirira kuvuga ngo iki ni igice cya kabiri uri kureba sasa mu kujya gutyo umukobwa yavuyeyo amaze kugwayo umusore nawe yaraje arangije arasimbuka aramukurikira byo ntabwo ashobora kubura umukobwa yarwaniriye wibuke ngo mbese muri pati wane uyu musore yaguye mu mazi kugeza aka kanya ntabwo tuzi amakuru y'uyu musore ese ahantu uyu mukobwa ari kumwe n'uriya bosibosi ariko bakwereka disi bakwereka disi umusore yakomeje kumanuka birahera sasa kwereka rero uyu nguyu yaraje atapfuye nk'intwari ati ntabwo twatekereza ko intwari yacu ipfuye ati kwako izagaruka bari bafite imyizerere yaguye mu mazi reba dore uko yaguye mu mazi ujya ukurikira filimi rwose utajya wirukansa ngo bakwanga ikintu cyice kabiri bakwereka amaze kugwa mu mazi rero hari uwo zazanye bakwereka rero mu mazi yaguye mu mafi disi sasa akwereke rero abarobyi dore umurobyi disi bamita ko hariya rwose ku bisuma bagiye kuroba banaze ubucundura bwabo mu mazi maze rero bamaze kunaga ubucundura mu mazi amaze rero kohereza ubucundura mu mazi arangije arakurura yewe bakaze mbona izuye umutwe no gukurura yewe mfashe ingona mfashe imvubu mfashe imvubu cyangwa mfashe impamba ati mfashe impamba niba nafashe imvubu cyangwa ingona ati mfashemo impamba nimba rero impamba ariyo fi nini cyane ntabwo mbizi ati iyi fi mfashe ati reba izindi yatangiye gukurura yewe yatangiye gukurura ati iyi fi mfashe sasa bukuza bakugeza hejuru abandi barebye icyo ni igiki wana ati niko ati uzi ko uzi kuraba we ati wirobeyemo umuntu ati njyo nibiki arekuye ati narinyize ati ndongeye mbaye umukene arangije bamukuyemo rero umusore bamuzanye ku ruhande ati sawa mu kureba ni igisore cyiza ati mbega ati ubu si umusore ati ni ikivajuru cyangwa ni madeni ati ni mani samaki ni umugabo w'ifi mu gihe habaho madamu samaki kuri inshuro no bari babonye umuntu umugabo samaki umwita uko ubishaka mani samaki nuko nguko nyine abarobyi kuri iyi nshuro rero nuko nguko yarobye mu cyimbo cyo kuroba amafi yarobye umuntu ati narobye isamake muntu zazakoreka niko ati umuntu mumureberere mumwiteho pe ati ngomba kumenya ibye nimba aba mu nyanja nimba bakareka igikobwa yewe cyateretse amaso bakwereke rero ati yewe ati nyanganira ati ntuzi ntabwo nafatishije ati ariko uranyihanganira disi ati nyihanganira ni ukuri ati ariko ati nta kibazo ni ukuri ntacyo ati rwose ati banzuma kabisa ariko sasa ubu kujya kutamba kabisa baramuhamagaye ati yakangutse
ati niko atari ku muntu ni muntu ki atangiye ati nta nubwo muzi kwita ku mushyitsi arangije afata inzoga ati niko reka twakire neza arangije amuhereza inzoga yarangije amuhereza inzoga yarazimunywesha zazi igisore yahise azigarura yaraziritse mu ncamake bivuzwe nyine ngo urupfu ararucitse araruhutse urupfu yarutse sasa yakwereka hakuno ino hari uparitse hari hakuno ati yewe ati reba kiriya gikobwa musore ati reba kiriya gikobwa sasa yakwereka rero igikobwa niko ati shimira ubuzima bwanyu ugeze sasa yakwereke barakwereka umugabo ari kumwe n'uriya musore n'umusore nawe hano yarabyutse yari ari muri komara indirimbo zaratangiye umukobwa yakomeje kuvuga ati ariko bino bitangaza bigaragariye hano iwacu ati ni ibitangaza bimeze gusa ati bitumye umugabo wanyu umunsi adafatisha kora ikintu narebe ati ariko nimugire ikibazo ati nimugire ikibazo ati kubera yuko ni ati nanjye ndi hano ati nimugire ikibazo umusore rero nawe rwose ngira ngo hari yavuye muri komuko yarari ubundi baje batangira kwishima mu buzima ariko tubibutse nyine abahinde bo niko bamera iyo hagize impinduka zibaho kenshi na kenshi barangwa n'indirimbo mbese nyine bariyereka imyereko itandukanye wowe ukurikire filimi utahumbya uvuga ngo niba ushaka kwiga ikigande mu kinyarwanda igiswahili ukakiga mu kinyarwanda icyongereza ukakiga mu kinyarwanda wowe kabisa jya kuri YouTube wandikaho twige ikigande mu kinyarwanda cyangwa se twige igiswahili mu kinyarwanda cyangwa icyongereza mu kinyarwanda asigaye nuko ngo wowe uzahita uhabona kabisa uzagenda ubibona neza amasomo agiye atandukanye ari abakobwa bari gufekenya ikimere cyangwa se kuri Studio 4 TV naho ndahakorera mbese ngo muri uku kwezi twatangiranye kujya dushyiraho itariki y'uwo munsi nimba ushaka kwiga ikigande mu kinyarwanda urandikaho itariki y'uwo munsi ushaka ubundi tureba ikigwa cyatambutse kuri uwo munsi ushaka nimba ari icyongereza nimba ari ikigande mbese uvuga ngo komeza twandikire ndetse utanga komenti usharinga mu nshuti zawe kabisa nimba ushaka kwamamaza nimba ushaka uri umuhanzi warabuze uko ubigenza wowe duhamagare tukwamamarize kabisa ari wowe wari uri kunyandikira rero ngo urashaka iriya ndirimbo ya Derike ngo urayishaka itavugiwemo wowe jya kuri YouTube wandikaho Derike 250 urahita uyibona cyangwa se nyine ndaza kuyigushyiriraho iyi filimi irangiye nimbyibuka cyangwa se wowe nimba warakoze subscribe uraza kuyibona kabisa urukinere wangu uyu ni VJ Papa Tigo uri kugezaho wowe nimba ushaka kumenya filimi rwose Papa Tigo yafashemo ushaka kumenya ibinageriya ibihinde ariko bwabo bese nyuma y'ahangaha hari izindi twabateguriye kabisa nawe Derike ndagusuhukije kano kanya kabisa ubu ndabizi urimo urareba kano gafilime muga ngo ibintu bikomeze kugenda neza wowe komeza ukore indirimbo ukomeze mbese ngo Derike muga ngo ni umusore ushobora kugufasha kugukorera indirimbo kugukorera imiziki wowe ntugire ikibazo wowe muhamagare kuri ziriya nimero wabonye indirimbo igitangira hariya nyine iriya ndirimbo ya Derike ubundi noneho agufashe cyangwa se umamagare kuri 0788880627 ubundi mukorera umuti nimba ushaka kwamamaza
cyangwa se nimba ushaka ibyo ukora ko byajya kuri interineti. Nkubwira ngo nimba ushaka channel, nawe nimba ushaka aho wazajya ushyira indirimbo zawe kuri YouTube abantu bakajya bazireba nawe kabisa. Ngo nimba ushaka urwo rubuga nyandikira kabisa kuri WhatsApp. Kabisa niko nguko ibintu bimeze. Indirimbo zakomeje kujya mbere. Sasa barakwereka abangaba baje kwicara hano, hari ibyo wa murobyi yatangiye kubwira wa musore amuhereza imfunguruzo, amaze kumuha imfunguruzo ati urabizi se, ati weho kabisa yamuhaye moto, yamuhaye digi, mbese umusore yatangiye gukubitiriza urugendo. Ese nimba ugenda n'amaguru baba ngo yakubitirije urugendo, noneho uri kugenda na moto we turavuga ko yakubitirije ariko nawe yakubitirije urugendo kabisa. Barakwereka ngira ngo hari yari ari kuyoboza aho yavuye, yatangiye kugenda rwose aragenda areba. Sasa bukuza araho yabonye yakugiriye ariya si iwacu ga, ariya si iwacu niko hari ahantu ni iwacu rwose. Mbese nyine ubundi baravuga ngo umwana ujya iwabo ntiyimirwa cyangwa se ntakumirwa. Uragira ngo si mu bwami koko. Bakwereke rero ahandi bakwereka umukobwa rero hari imigenzo iyo bari gukora y'abapfuye cyangwa se ni ukwibuka, bari kwibuka. Sasa yavuze izina rya wa musore niko uwo muntu yapfuye uri kumuvugirisha cyangwa kikanzemo ati kubera icyo uri kuvuga uwo muntu ugashyiraho n'akantu k'umusore, kumbe umusore aracyari muzima. Sasa umukobwa akiri hano umuyaga wawushye imisatsi yewe ati ndi kumwumva niko kukakuye wese kandi uri kuvuga ngo nawe uri kumwumva. Atari hano pe, ari hano pe, ashoka ari hano. Ati we yarapewa mureke. Ati ndabizi reka njye kumureba we, reka njye kumureba. Umukobwa mukuzana yatangiye kureba ku ruhande. Ati mana yagiye umusore njye ndikumva akiri muzima. Ati kubera ko rwose ukuntu niyumvishije, ati ndikumva ari muzima. Sasa rero barakwereka disi yarirukanse. Saka kumbe kuko umusore arahari yari yateye amajanja. Sasa kiriya mukujya ndiko ntacyo numvishije. Bakwereke sasa bukuza cyafashe gashoka mu kurangiza bukuza mu kujyaho. Sasa yarakwepye mu kukwepa ikindi kigwa ku ruhande kubera umuvuduko. Na n'uyu munsi uracyamiga se, urashaka kundimbura kandi byarakunda. Atajya kundimbura yakorera ati vayo ati vayo mwereka mbera mubi, vayo mwereka mbera mubi. Sasa mu kujya gukubita ariko sha ati ko asanga uri umuzimu cyangwa umudayimoni. Kikanzemo ntabwo cyamukubise ishoka. Ati ni njyewe sha, ati ntabwo ndi umuzimu. Ati wari uzi ngo kuba naraguye se njyewe narapfuye, barakubesheje. Ati njyewe se njyampfa, ati njyampfa we ati icyifuzo cyanjye, ati njyewe ngomba kuba intwari y'umukobwa we, njyewe n'amaso yanjye ni njyewe ugomba kureba umukobwa. Urashaka kureba urupfu rwawe? Sasa bukuza kumurimbura hari abanyuzeho. Abantu b'ibwami rero ngira nimba ari abazimu b'uyu musore numbaza. Barakwereka abayisilamu, nimba ari abayisilamu banyuze mu kumara kunyuraho. Umusore yarabuze ati yewe agiye. Dore umukobwa disi, ese umukobwa disi yaba ari kwibuka cyangwa bakwereke rero umusore aho yaraye mu kureba disi inyenyeri. Uyu uzibuka izo nyenyeri hari ukuntu bareba agahita yibuka, kumbe bakwereka disi umusore ntabwo yari yahageze. Mukuza yitegereza za nyenyeri hari aho yahise areba. Sasa mukureba kubone yewe hari uri inyuma. Ati niko musore
ati rabizi se wambwiye story yawe ariko rwose njye nahisemo kukwikurikirira pe ati hari ikintu nshaka kugufasha ariko ati njyewe kubera yuko wambwiye yuko wakoraga muri ubwo bwami ati nanjye ubwami narabukundaga ati bitewe n'ukuntu bambwiye amateka yabyo ati vayo ufate hano njyewe ndi kumwe nawe ati tuba umuntu umwe kabisa sasa kwereke bararumbye nuko basimbutse binjira mu bwami waye arakaraubije umukobwa we ni ibiki ko mana we ehe aricyo yumvishe sasa kwereke boss ati niko nimba umusore wamubonye kandi umusore yarapfuye yaramanutse mu ndege akagwa hasi kumbe wibuke koko hano ni muri part 1 we hano mfumu yaraje wa mfumu mwibuka ati nge nakubwiye kuri ya muryango udakinishwa gora ati nge namwikanze ndi kumwe n'uriya musore ati bariya bantu rero bafite imbaraga ati nta kintu wageraho uriya musore utaramurimbura ubyibuka muri part 1 ati kubera ko rwose ari kuza ashaka indu nabindi ati ndange ndamwereka imbaraga sasa umusore mu kuza ashakisha yahuye n'umukobwa umusore amwibuka cyangwa yewe umukobwa yewe cyuki ati narinje kugutwara niko untwara he sasa akomeje kumukurikira ati banzu nyibuke nuko nyibuka pe nyibuka umukobwa nta kintu akibuka umukobwa nta kintu yibuka nimba bari baramwibagije numbaze nimba aciye imyaka myinshi ko njyewe nibereyeho hano kandi ariho nzi wowe urashaka kuntwara urashaka kunyica se urashaka kunyiba wacishwa wewe murimbure nk'uko ubivuze se ugomba kunyumva yatangiye kumucikisha umukobwa nta kintu yibuka yatangiye kumucikisha sasa yamuziritse makagozi sasa ataracika barakwereka cyaraje baraje sasa batangiye kumwataka wibuke n'indwanyi yatangiye guhangana aho ngaho ni nijoro cyangwa se mu kiro mu gicuko yawa n'indwanyi sasa kwereka umupfumu arangije arako yateguye reka ndagure ndebe ubundi nohereze ari kuragura wibuka n'umupfumu sasa ukareka umusore aracyahanganye sasa amfashe mu ijosi sasa umupfumu mu kureba mbese abona ko hari igihari we yewe sasa nyayo batagikubita umutwe sheri sasa umukobwa hari icyo bamuteye arasinzira bakwereka umupfumu yewe data we yewe sasa bakugenda hari uwo bahuriranye yewe niko musore reka ngufashe pe uranzi se uranyeka inzira isohoka se ati yego pe ati ndakwereka inzira isohoka atujyane n'uwo mukobwa ati kwako mwese ndabaza ati munkurikire ati munyizere pe baye n'umupfumu ati muze munyizere ati mbereke inzira hari ukuntu agenda ati niko ati muhagarare hano sasa kumbe ahantu yaje abazana yaje aberekezaho bose ari yaje niko uranuriye yahise amurasha umuti usinzira yamuteye akambi kiraseka sasa nawe afite imbaraga atangiye agikubita ya nkoni arangije sasa bakira aho ngaho wa muti bamuteye batangiye kumusengereza umutwe wibuke iki cya bosi wibuke muri part 1 azikohereza n'uwa mbere sasa amukohereza icumu rya mbere umusore yararikwebye we yafashe irya kabiri mukohereza neza sasa mukohereza rya cumu ryaraje ryafashe ku ruhande ryafashe akaboko bakubwira ngo uyu mubosi nawe ntabwo ajya kumukuraho yafashe irya kabiri rero kuba amaze kumufungira sasa akwereke hari uwazimbutse mugenzi we wa musore yaje nawe disi nimba aje kumutabara sinzi sasa mukureba wa musore yaje kuri za ntwaro za kera za karanyuze yaraje aratangira kugihindukiza rwose atangira kugihindukiza wibuka umusore yafatiwe mu gikuta
atangiye yarahindukije rwose ya ntwaro ya kera yarangiye afata inyundo ubwose bose kujya gutera wa undi nawe yakumbitse inyundo yewe yararimbuye bakwereka icyavuyemo cyararimbuye kimaze kurimbura amazi yavuyemo arangije akubita ikibambasi cy'urukuta asatira umusore aho yari ari wagira ngo namutabaye se aramutabaye yari agiye kohereza icumu rwose babashe kurimbura uriya musore wibuke umukobwa we nta kintu yibuka nta kintu yibuka rwose yewe barakwereka amazi yakomeje kubatembana bifashe aho ngaho burya ngo iyi ni pati 2 ya magadira sasa bakwereke aho undi mutabaye yaguye arahava bikifunga ati ibi ni ibiki ati ibintu by'inaze ni uku nguku bimera ati meze neza sirasa ati reka dushake uko tuva hano rwose ikiraha ese hano muri aya matware baravamo gute sasa cyambasi bose kiracyaregeye ati ndategereje kabisa sasa uyu yafashe ingabara zoreza sasa bose abayiteguye byo afite tageti ntabwo yarasa ku ruhande yafashe ibya kabiri kora ikintu narebe uloda ati niko ati hano ukava biragoranye pe ati njyewe reka mbitangire ati kwa kuriya mugabo ati ndabona tutamucika ati ngereka niyahure pe ati ngereka niyahure reka niyahure sasa rero barakwereka undi nawe aracyaregeye n'icuma uragira ngo biraboneke sasa mu kujya gusimbuka yaramufashe yewe Chari reka kwirwa ubikora gutyo njye mfite ubwenge bwinshi kabisa reka mwereke sasa yafashe ari uwo yereje mu kumwereje n'bereje umukobwa sasa basi bose gupima byarapimye byo sasa cyararebye kibona gipimye umukobwa cyaje kirukanka indu wanjye yibawe nishesheri wanjye sasa bukureba barabutuburiye yisha wa mupfumu ati wapi wanjye ati ibintu bishoboka ati gora ati mupfumu wanjye koko sasa ukareka kumba umukobwa yararetiye ati washyizemo undi kabisa ati umusore uri umunyabwenge మార్చేస్తే ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు ati ngiye ngomba gukora ibishoboka byose atabara uyu mukobwa ndetse akazanyibuka ko ari ngiye wamurindaga sasa barasimbutse mu kumara gusimbuka cyapasi cyari hasi ku mupfumu wacyo nuko basimbutse sasa bakwereke cyagize umujinya cyatera agatambaro hejuru sasa wa wundi wasimbuka wari usigaye inyuma cyamupfutse mu maso nuko yaguye ku ruhande sasa cyarasakuze abambari bacyo baraza ati niko ati muveho shati ntago mwabageraho sizaba urara bafata akaduki akamoto ati nkwaye hari nkwaye sasa rero umusore yatangiye gucikisha umukobwa mu kugera no mu ishyamba sasa kumva uko bafashe moto aho berekeje disi ahandi habereye imirwano mu gice cya mbere niho baje bagera niho baparitse sasa bakiri aho ngaho rero imodoka zaraje zarabakurikiye sasa rero nawe yakije moto arihuta arabona ibintu birakomeye muri pati 1 wibuka hano niho habereye imirwano sasa hacikanye umukobwa muzana ahandi habereye imirwano muri pati 1 mu bayirebye niba utarayireba nyine unyandikire nyiguye sasa yacanye kabiriti yata moto haraka amaze kwaka nuko nguko baparitse hari sasa rero bakwereke disi akamoto karacyari kwaka arangije disi nuko nguko hatangiye ikiraro cyatangiye gucika ati niko ko muhagaze ko muhagaze sasa mu kujya imbere aho umuriro uri kwaka bakwereke neza sasa ikiraro cyahise gicikamo kabiri yewe musubire inyuma wana musubire inyuma sasa barakwereka akamodoka ka mbere ngira ngo ahari ntabwo bashoboye kuba babiri nyewe ndekura ati ubundi uranshaka hiki kubera iki ubundi wanzana hano
njye ntabwo ndi kubyumva ఒకసారి నా ప్రేమ we చెప్పినందుకే నువ్వు నాకు njyewe దూరం nawe twarahoranye wana twarahoranye n'umuni జరిగిన తప్పుని ati మన్నించాను njyewe ninjye wakurindaga ngo ngo iki umara ఆ hafi జన్మలో మనం ko ప్రేమించుకున్నాం nakuze ati hari ibyo nje kukwibutsa bakwereke rwose ikigirimwamana cyabo cy'amaboko 8 ha sasa ati vayo hano mbanze nkwereke n'ibujya ndakubeshya mujye rwose mujye mugerageza kwibutsa abakunzi banyu ariko mubutse iby'amazima cyangwa se iby'ukuri ati rwose hano habereye ibintu byinshi hapfuye abantu benshi kubera njyewe nawe umukobwa kureba ariko we njyewe se njye ninjye wamanutse hano cyangwa uri kurota nawe urangije urankurikira njyewe ibyo uri kuvuga uri kurota uri kunturira uri kunyiba umusore atangira kwibuka yibuka iby'umukobwa yamubwiraga ati nukuri ngwino unyegere ati ngwino unyegere ati njyewe ariko nijye wavugaga ibyo byose wanditse nkigenda umusore disi agakomeza kwibuka disi ibyo umukobwa yabwiraga umusore mbega umusore yakomeje gushaka icyatuma umukobwa yibuka rwose yakomeje gushaka icyatuma umusore yibuka sasa arangije akora ku ruhande hari ibyo yafashe rwose imirishya niba utari uzi ngo ibi bakubita ku ngoma byitwa ngo iki babyita imirishyo sasa rero yakomeje kubita urabona imyaka myinshi yarashize yakubiseho kabiri umukobwa ntabwo ari bwo arangije yakubise vuba rwose arangije arakubita aravuza byo hari imigenzo disi bakoraga wibuke iyi migenzo sasa bakira aho ngaho hari icyaje bosibosi yashyire mu ndege yaziye hejuru wibuke muri pati wani bisoza bose atwara umukobwa kuri iyi nshuro rero yagarutse kongera gutwara umukobwa ati ndumva yo twigende wana sasa umusore mu kuvuza baramunjyanye warahi sasa bakareka umukobwa yarigendeye ntabwo ajya atinza mu nzira ariko umukobwa mu kugenda hari ibyo yakomeje kumva yumva ijwi rye hari umuntu nkanjye usigaye se ati we wana we kubyitabi sasa ati ndakugeraho guteze sasa mu kuvuza umusore yavugije ingoma rwose yavugije ingoma sasa hari ibintu byatangiye kuvaho byarahindutse rwose yavuze inyuma rwose yewe sasa hari icyavuyemo kimaze kuvamo hari ibintu rwose by'umucanga byari byaratwikiriye ku kibumbe kiri aho ngaho hafi umukobwa mu kureba inyuma sasa mu kureba inyuma umukobwa nawe yatangiye kwibuka yatangiye kwibuka disi atangiye atuzi ko ari njye wabikoze yatangiye kwibuka uragira ngo basi nagiye kuviramo aho hari yatangiye kwibuka disi areba wa musore atangiye kubona disi wa musore bamuteye imyambi myinshi cyane yasubiye inyuma sheri wanjye rata ndakwibutse pe ndakwibutse ati wapi wana wati weye kugera bwata bakwereka umukobwa yibutse byinshi kuri uyu musore disi ibyo byose uri kureba nibyo yatangiye kuyibuka ku bwami amwibutsa kurasa amwereka ahangana n'uriya mubosi yewe mambi urukure ubure ubwego iyo umugore mwaba mwaranatandukanye cyangwa se umukobwa mwaratandukanye nyuma yaho akibuka ibyo mwabanyemo nabyo bituma disi kugarurira urukundo rwawe sasa kwereka icyaje cyaraje yewe cyaraje cyakubise hariya ati mumubone wana ati mumubone sasa bose basimutse dore kiki dore umugeri yewe sasa abagabo bose buke nirwanya batangiye guhangana uretse muri pati wani sasa batangiye guhangana ni umusore wibuke nirwanye sasa batangiye guhangana byo sasa bakwereka atakira bose atakira icumu ryawe sha sasa yatangiye kumucangisha icumu yatangiye kumukubitiramo gafuka cyaramuhaye niko utangiye kunyiba uranyibye sasa umusore uranyibye umusore akimara kureba uranyibye nawe yagize burya akora hasi mu itaka amaze gukora mu itaka atangiye rwose hari icyo yakuye yamaze gukurayo rwose hari icyo yakuyemo
yakuyemo rwose icyo kurwanisha cy'uyu mubosi bose ikisi cyangera yatangiye kwibuka maze sasa bakwereke bosi yari yikanze ahise abona ari we bakuyeho umutwe. Sasa ati baba we ati mutwanyi barawujyanye rwose mutwanyi barawujyanye. Mbese nyine witegereze neza ngo umusore yibukaga neza aho yari yarasize icyuma. Sasa uko yagikandagiye cya bosi kabona disi aricyo bari gukandagira umutwe kumujinya ukomeza kwiyongera. Sasa rero bakomeje guhangana rero. Sasa wibuke umusore we afite inkota, cya bosi gifite icumu, umukobwa aho ngaho arareba mbese nta kintu cyo gukora afite cyo mbese batangiye kugiha rwose batangiye kugiha ariko nyirawe kigere gicika intege kurikira narebe. Mbese nyine bakubwira ngo umusore byo yarindwanye akataraboneka kubera ko ni nayo mpamvu umwami yamwizeraga ndetse umwami ubundi uwo musore iyo yabaga hari yabaga yizeye ibitangaza. Sasa bari mu kureba indege hejuru ati turi hano ati manuka rwose. Batangiye gushaka ubufasha none buturutse mu kirere kuri icyo ntebe. Sasa umusore umwe yabazengereje barahagaze bari kurebera bosi niwe uri mu kazi gusa ahari kuri inshuro abantu haratazabahemba. Sasa barakwereka kajugujugu yaje ishaka kumutema. Sasa batangiye kumurwanisha kajugujugu rwose umukobwa arareba ati ati sheri bagiye kumwica. Sasa umusore nawe yatangiye gusubira inyuma ya bosi nacyo kiraho ngaho umusore rwose kugira ngo hari bagiye kumukuraho umutwe. Sasa umusore mu kugera hano ati mumurangize bana mumurangize. Rero sasa bakwereke sasa umusore uko agenda asubira inyuma yegeze aho noneho aho haragira noneho kadarizi aguye kuriya n'ubundi yabaguye mu nyanja. Sasa wa mushuti we yaje n'imodoka atitegura itangaza. Sasa yarasimbutse maze mu gusimbuka akamodoka kagendeye mu kirere maze karagenda gahita kagonga ya ndege. Haraka dore umuriro dore umwotsi. Sasa cya bosi ati ngira ngo hari ibitangaza bya bosi yari yiteguye bya nyuma. Uragira ngo ntibimutengushye? Biramutengushye. Sasa umukobwa areba disi yatangiye kutunga ibyishimo. Cya bosi ati watwara ati ndagutwara. Sasa umusore yaturutse ari yazayirukanka ati ndagutwara sha. Ati umbabarira rwose ati wapi ndagutwara vuba tugende. Sasa yaramwirukankanye rero umusore nawe yaje yirukanka rwose barakwereka rwose umukobwa baramutwaye. Ati kora ikintu cya nyuma umusore yajugutiye umupanga mu kujuguta. Sasa uragira ngo bosi ntibamukwiyeho akaboko baragashaze baragakebye. Sasa nuko cya bosi cyamanutse cyonyine n'akaboko kamwe. Umusore araza ahita afata umukobwa araka. Bosi rero kuri inshuro niwe wahaguye. Ati umusore aturakoze cyane kabisa aturirwanye kataraboneka. Nkubwira ngo nuko disi agafilimi kagenze abari badukurikiye mwakoze kuza kandi disi murabeho. Mbabwira ngo kabisa muze kwihangana kubera yuko nyine ntago byagenze neza. Mbese mbwira ngo utararebye igice cya mbere nacyo kiriho cyangwa se ukandaho hasi aho ngaho hari akamenyetso kari kugaragaza ngo ukandeho. Ubwo ni ukuvuga ngo uraza gutubona na part 1. Now
byanjye byananiye ndi kubyibuka kurusha peri meze nkufata ku mavo every night baby do you trust me come closer nufire uburyo just stangora can you promise me gusa mbikiri ibanga bitagoba ko kujya agasheni byananiye byancanze bega kana bega kana mana we akana kansajije bega kana bega kana mana we akana kansajije napetse wacu turogotse n'agaposhi ndaheza ngeze iwawe ala musilamu nzenguruka mpande eshatu niyo nyego yanjye navuye nawe kondo wambaye agakondo mpinduka ikibondo iri n'abapape nk'akapenzi nkakagura paka nkayisiga silo mayiwe erega ndabireka ayiwe byananiye baby shake girl ni yanjye landi rodi ntumbabaze erega nje byambabaza wanna show you don't leave you never say love me wanna play girl cause you don't worry it's a drama don't worry if you want to do only I'm really happy for you my life is about the cause not go fit there is nobody